akarere k'ibiyaga bigari, akarere gaherereye mu burasirazuba bwa Afurika EAC, East African Community. U Rwanda, u Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Sudani ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bihugu byose nimvuga uko biri mu ntambara z'urudaca, intambara y'amasasu, intambara y'amagambo, intambara zikomeye, ntuzunye kunyumva nabi. Nibyo koko biri mu ntambara. Aba guverineri bamaze gupfa bishwe, aba kandi kuba bishwe apana n'indwara runaka, abayobozi bakomeye mu ngabo nabo barapfuye bishwe. Aka kanya kandi tuvugana impunzi za bamwe mu bagize ibyo bihugu zariyongereye ku kigero kingana na 70%. Kubyumva kandi ukumbivuga ushobora kubyumva nk'amahamba, ariko niko kuri. Impunzi z'ibihumbi n'ibihumbi by'abanyekongo buze mu bihugu bitandukanye, bya bihugu bya Uganda, Tanzania, u Burundi ndetse n'abandi utabara bari mu bihugu by'u Rwanda. Bahunze intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri make ntushaka kuvuga Kongo yose. Aho kandi nk'uko byakabaye n'iby'intambara iri kubera iri hagati ya M23 ndetse n'igisirikare kirwanira ku butaka, mu mazi, mu kirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Aba kandi ubwo bari kurwana ntabwo FARDC iri yonyine, iri kumwe n'indi mitwe yitwara gisirikare ikomeye iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mitwe kandi yibumbiye mu gico bise Wazalendo. Uyu mutwe kandi wihuje n'undi mutwe wa FDLR, uyu wavuzwe ko cyane ko asize ukoze jenoside kuri abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Uyu mutwe kandi n'ubu ngubu uracyafite imbaraga kandi uracyakora, ari nayo mpamvu leta y'u Rwanda umunsi ku munsi yahaguruka ishaka kurwanya hasi no hejuru. Reka dusubire mu myaka ya kera, ariko atari kera cyane, kuva mu mwaka w'1990 mu ntambara ya Kongo, mu myaka ya za 2000, mu mwaka wa 2007, mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2013, umutwe wa M23 wahabwaga amasezerano, ariko leta ya Kongo iyobowe kuri ubu na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaze kumva ibiri muri aya masezerano. Ibyo kandi kutabyumva ntago ari ibyavuba ahangaha, kuko ni ibya kera ku bayobozi batandukanye bagiye bayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko kandi ko muri iyi ntambara imaze igihe kitari gito, yaba ifitanye isano n'umwe mu bayobozi b'iki gihugu bakomeye cyane kandi bari bafite imbaraga, yaba cyane bazwiho cyane kuvangura amoko ndetse no gushyira imbere ruswa n'ibindi, yitwa Mobutu Sese Seko. Uyu nawe kandi yarakiyoboye. Ese ni ibihe bintu byamuranze? Ese kuko yabafitanye isano n'iyi ntambara iri kubera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo? Reka muri iki gice cya mbere tuvuga ku bintu bikomeye cyane byagizwe ubwiru ku buzima bw'umunyagitugu Mobutu Sese Seko, harimo kandi n'ubusobanuro bw'izina rye rirerire. Ese amoko yazamutse kuva na kera n'uyu ngubu akirangwa mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biracyahari? Ese kuba hari igice gitandukanye kivuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyashwe inyuma ni ukubera iki? Ese biri kuri amateka y'uyu mugabo. Nitwa Eric Nshimimana, niwe muri kumva, naho iyi ni Bizati by'u Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga. Ibyamamare muri politike byose n'ahandi wabikura atari kuri Bizati by'u Rwanda. Ukomeza ukore subscribe, ukore share, maze ibiganiro byacu na documentaire zacu bikugira umunsi ku munsi kandi bishya. Amateka yaranze isi, ibigezweho ku isi, ibyaranze isi mu buzima bw'isi, ubukungu bw'isi n'iterambere ry'isi, ubumenyi bw'isi, ibinyabutabire ku isi ndetse n'ubukorikori byose bijyanye na tekinoloji tuzabiguha. Nawe ukoze subscribe aka kanya, menya ko utangira urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Muhaye ikaze. Gusa reka nsuhuza abaturanyi batandukanye bo mu gihugu cy'u Burundi, abari Ngozi,
Cibitoke, Bujumbura, namwe muri za Uganda, namwe muri Tanzania, abari mu gihugu cya Kenya, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namwe mwese muri mu duce dutandukanye mutera inkunga Bizira TV Rwanda, ndabashimiye. Abari Kota Masimbi ubwo ni muri intara zitandukanye za diaspora, mbahaye ikaze. Gusa ndagusabye ngo ntege amatwi umva akantu ko kandi umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze uve kandi umenye ngo haye ikaze mu muryango ukwiriye Bizira TV Rwanda. Ibi biratandukanye kandi amateka agiye avugwa ku isi ndetse mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu byakomeje kudogera ubwo intambara yongeraga kuzamuka, maze M23 ifata intwaro irarwana. Ese byinshi yagiye yumvwa cyangwa se ivugwaho ko agihanira amahoro n'umutekano bw'abanyekongo byari byo. Uyu yitwa Mobutu Sese Seko ku Ngebwandu wa Zabanga, niko yihimbaga amazina ye y'ubu munsi. Aya mazina kandi ya buri munsi yagiye yihimba ati ndi Mobutu Sese Seko kuku Ngambendu wa Zabanga. Uko yagiye yihimba amazina ye buri munsi yagiye avugwa hirya no hino hatandukanye. Gusa ariko uyu mugabo bivuga ko ababyeyi be bamwibarutse kwa papa ndetse na mama bamwise Joseph Dizaya Mobutu. Uyu yabaye igihangange cyane muri politiki ikomeye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu kiri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abari Rusizi, Nyamasheke, namwe muri za Rubavu, mbahaye ikaze kandi bifurije ibihe byiza. Uyu muperezida kandi wayoboye Kongo mu myaka yashize yayibonye izuba ku itariki 30 Ukwakira umwaka w'1930, maze atabaruka ava muri iyi si y'abazima ku mubumbe dutuye wa gatatu ugize isanzure cyangwa se universe kuwa 7 Ugushyingo umwaka w'1997. Abenshi ntabwo bari bakavutse muranyumva aka kanya, abandi nabo kandi bamaze gutabaruka. Gusa hari n'abandi kandi muri kunyumva aka kanya mwabanye nawe mu bikorwa bitandukanye bya politike, mu mashyamba ndetse n'intambara no ku rugamba. Ndavuga Mobutu Sese Seko. Gusa kandi nubara neza ukoresheje karikire mentale cyangwa se ukoresheje imashini yawe yabugenewe cyangwa se karikireta, urasanga uyu Mobutu Sese Seko yarabatabarutse afite imyaka igera kuri 67 y'amavuko. Ubu akaba imaze imyaka igera kuri 28 atabarutse. Bivuze ngo iyaba akiriho abafite imyaka igera kuri 95 akiri perezida. Uyu bivugwa ko mu maraso ndetse n'imikorere ya buri munsi, imitekerereze cyangwa se politike ye, yari umusirikare w'umunyagitugu ndetse kandi yanabaye umukuru w'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Mobutu. Ubuzima bwe kandi bwaranzwe na amateka akomeye cyane kandi maremare, kandi bamwe bati yarashadiye cyane kandi yarabishye. Aba nabo bari barabanye cyane mu buzima bwa buri munsi bwa politiki, yaba mu mashyamba ndetse n'urugamba hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa icyo utaruzi nuko uyu mugabo ubuzima bwe bwose, ibyo yakoraga byose, nubwo yabaga mu gisirikare, ko ntago yari impano ye, ntago yari umuhamagaro we. Ibi rero ni bimwe mu byo twigeze umenya byagizwe ubwiru ku buzima bwa Mobutu Sese Seko, uyu wari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyambere, nubwo yiyitaga marishari mu gihe yari ku butegetsi, yari afite ipeti rya Lieutenant General. Aza no kuva mu gisirikare kuko n'ubundi yari yarakigiyemo nk'igihano yahawe akiri mu ntebe y'ishuri. Bityo aho gufungwa nk'uko yari yarakatiwe imyaka igera kuri 7, akamujyana mu gisirikare kugira ngo ajye kukibamo. Gusa ubwo bamujyanaga mu gisirikare cya abashakabuhake yitwaga Force Republic nk'uko tubikesha urubuga rwa Britannica. Uru rubuga rwanditse ko uyu mugabo yagiye mu gisirikare cya Force Republic, ubwo kandi yakigejyagamo ntabwo byari ku bushake bwe cyangwa se ku mbaraga ze, byari itegeko.
Icya kabiri wamenya kuri uyu mugabo Mobutu Sese Seko, ingoma ya Mobutu Sese Seko yaranzwe no kunyereza imitungo y'igihugu ndetse kandi no gukoresha imari ya leta mu nyungu ze bwite, cyane cyane agamije kwinezeza ndetse no kunezerwa mu buzima bwe bwa buri munsi. Si ibyo gusa kandi kuko ikene wabo cyari cyarimitswe rwose mu mutima we, aho kandi wasangaga abantu bafitanye isano rya hafi, yari abagize abakomeye mu gihugu cye n'ubuzima bwe kugira ngo babe muri politike ya Kongo. Byongeye kandi akayabo k'amafaranga ari hagati ya miliyaridi zigeze kuri 4 ndetse na 15 z'amadolari y'Amerika yanyerejwe ku ngoma y'ubuzima bw'uyu muperezida akiri perezida wa Kongo. Uyu Mobutu Sese Seko miliyoni cyangwa se miliyaridi zigeze kuri 4 ndetse na 15 zaburiwe irengero. Urugero rwa hafi rwabaye igihe yafataga indege yo mu bwoko bwa Concorde akerekeza Ipahi agiye guhaha mu maso ya rubanda. Ibi kandi byagaragara nko gusesagura umutungo w'igihugu, kuko kwari ugusesagura. Biratangaje kumva kuri perezida ukava mu gihugu runaka ukajya guhahira mu kindi gihugu cyangwa se kundi mugabane. Biratangaje kumva kuvuye ku mugabane wa Afrika ukajya nk'Iburayi cyangwa se ukajya mu bindi bihugu bya Asia na Oceania ugiye guhaha ibiryo kandi bisa nk'ibyo utunze mu gihugu cyawe cyangwa se ku mugabane wawe. Icya gatatu utamenya cyangwa se wamenye kuri uyu mugabo akigera ku butegetsi, ahubwo yabufataga mu mwaka w'1971 ahiritse guverinoma ya Patrice Lumumba yari iyobowe na Joseph Kasavubu. Yahise ahindura izina ry'igihugu cyitwaga Kongo cyangwa se Repubulika Demokarasi ya Kongo icyo gihe kandi maze kiba Zaire. Ibi kandi bavuga ko yabikomeje cyangwa se abikora agamije gusigasira umuco n'umwimerere w'Abanyafrika muri rusange. Ntibyagarukiye aho ngaho kandi nawe yahise ahindura amazina ye bwite maze yita Mobutu Sese Seko Kuku Ngambendu Wazibanga. Ayo niyo mazina ye yagiye yiha mu buzima bwa buri munsi. Gusirisi nuko ryumva uko rikomeye cyane Mobutu Sese Seko Kuku Ngambendu Wazibanga ugerekereje byasobanuraga indwanyi y'inyembaraga kandi ikomeye idatsimburwa ku rugamba kandi irwana ikarwanira ishyaka ryo gutsinda cyane, igasiga umuriro aho yafashe hose kandi kasiga umuriro ukomeye cyane mu gihe yafashe burwate. Iri zino ubwabyo riteye ubwoba kandi riratinyitse, gusa nuryumva wumve ko yari umugabo ukomeye cyane wayoboraga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu. Uyu mugabo kandi cyangwa se uyu muperezida yari afite inzu ihenze cyane yubatswe mu buryo bw'inyubako z'Abashinwa. Niba uzi neza inyubako z'Abashinwa bamwe bibera mu mashyamba cyangwa se mu mijyi imwe ikomeye cyane, nawe koko iyi nzu yose yumva uko yari imeze kandi uko yari ihenze. Nawe wakwibwiraga ko amazina y'imijyi yari mu ndimi z'amahanga yahinduwe muri migakondo ururimi rw'Abakongomani. Akenshi ururimi ruvugirwa hariya ni Igiswahili cyangwa se Lingala. Twavuga nk'umujyi witwaga Leopoldville wahindutse Kinshasa. Ku ngoma ye kandi abapadiri ndetse n'abanyamadini bihaye Imana kandi bari bakomeye cyane mu gihugu cye kubera kuvuga indimi zitandukanye ndetse nk'Igifaransa n'izindi ndimi, bihanangirijwe kubatiza abana amazina atari ya Kinyafurika. Ibyo kuvuga ngo barabaha amazina y'Abanyaburayi cyangwa se y'Abakoloni ntabwo yabyumvaga. We yibwiraga ko niba uri Umunyafurika uri Umunyafurika, niba uri Umukongomani uri Umukongomani, nta mpamvu yo kuguha izina runaka nko kuguha amazina y'inzaduka atandukanye aturuka ku bukoloni. Icya kane ugomba kumenya kuri uyu mugabo gitangaje kuri uyu muperezida mu gihugu cya Kongo mwaka w'1960, Mobutu Sese Seko cyangwa se Mobutu Joseph Dizaya wari umunyamakuru icyo gihe, yari umwe mu baturage ba Kongo bari bafite amashuri menshi cyane. Uyu mugabo yakundaga gusoma ibinyamakuru by'Abanyaburayi ndetse n'ibitabo mu gihe yabaga ari kuruhuka. Nyuma kandi yo kurangiza amasomo ye mu icungamutungo nibwo yahise atangira kwiga itangazamakuru, naryo arishyira imbere cyane. Abanditsi kandi bafataga nk'icyitegererezo kuri we kugira ngo yumve ko akomeye cyane.
yumvaga ko hari abanditsi bagomba kuba bimubera icyitegererezo mu buzima bwe. Uyu harimo uwari umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa yitwaga Charles de Gaulle ndetse na Nicolas Machiavelli. Uyu kandi nawe yari umwe mu bafatwaga nk'icyitegererezo kuri uyu mugabo Mobutu Sese Seko. Icyo gihe kandi mwaka w'1956 Mobutu yavuye mu gisirikare maze ubuzima bwe bwose abwegurira itangazamakuru, ajya mu gutangaza amakuru atandukanye, kandi yari umwanditsi mu kinyamakuru cyitwaga La Revue cyakoreraga i Leopoldville yaje kuba i Kinshasa. Ikinyamakuru La Avenir cyakoreraga muri Leopold cyagiye cyamamara cyane mu kwandika inkuru zavugaga ku bikorwa bitandukanye bya Kongo cyangwa se ibikorwa bitandukanye byakorwaga mu mujyi wa Kinshasa. Uyu kandi ikindi wamenya kuri uyu mugabo gikomeye cyane ni icya gatanu. Iki kandi kirakomeye cyane kandi kukimenya ni ingenzi. Uyu muperezida kandi ariko ugiye kumenya ubwo yari ku ngoma nta rindi shyaka ryari rifite ijambo uretse iryo yabarizwagamo ubuzima bwe bwa buri munsi. Yari umunyagitugu, ubutegetsi bwe kose bwari mu biganza bye kandi nta wundi wagombaga kumuvugiramo. Benshi bashakaga kumurwanya yabamanikaga imbere ya rubanda akabaca umutwe, nta kindi gihano cyabagaho. Aha kandi twavuga nka minisitiri w'intebe yitwaga Evariste Kimba wabereye abandi akabarore ubwo yicirwaga imbere y'amaso ya rubanda. Maze mwaka w'1991 ihungabana ry'ubukungu ryatumye yemera gusangira ubutegetsi nabo batavugaga rumwe, nubwo yakomeje kubumima kandi akabima ijambo mu buzima bwe kugira ngo batagira icyo bavuga. Yakomeje kandi kubima ijambo kugeza igihe bamuvanye ku butegetsi mwaka w'1997. Nubyumva neza uyu mugabo ubuzima bwe igihano cye yagiraga ko ari uguca umutwe cyangwa se akakumanika. Iyo mutumvaga rumwe cyangwa se umuvuge rumwe kwari ukukumanika, nta kindi gihano yagiraga mu buzima bwa buri munsi. Yitwa Mobutu Sese Seko. Icya gatatu tugomba kumenya kuri uyu mugabo, nukimenya kandi uruzi kumenya kandi byinshi umenya n'amateka ya Kongo. Kumenya Mobutu Sese Seko yashakaga gufatwa nkawe ari we muntu ugaragara cyane wenyine mu kinyejana cya 20. Ubaze neza turi mu kinyejana cya 21. Amakuru kandi y'umugoroba yacaga kuri za televiziyo ndetse n'itangazamakuru yatangizwaga n'ifoto y'uyu mugabo ya Mobutu imanuka kandi ikongera ikazamuka nk'Imana ivuye hejuru mu kirere. Yumvaga ko gufatwa n'Imana ikomeye cyane. Ahantu hose kandi hahurwaga n'abantu benshi kandi batandukanye, harimo amashuri, amasoko ndetse no mu myanya y'ubutegetsi habaga hamanitswe ifoto y'uyu mugabo. Yiyise amazina y'ibitangaza, harimo kandi umubyeyi w'igihugu, Mesiya, umuyobozi w'impinduramatwara ikomeye cyane ndetse n'ubukungu, indwanyi y'akataraboneka, umucunguzi w'abaturage ndetse n'ayandi menshi cyane. Aya mazina yahabwaga kandi yiyitaga yose yashanishaga ku nsinzi y'uyu mugabo wari ukomeye cyane mu mashyamba akomeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ujya wumva icyubahiro abaperezida bahabwa iyo baturutse cyangwa se iyo batakiri ku ngoma cyangwa se batakiri ku buyobozi runaka bw'igihugu, uburyo bitwabwaho. Gusa icyo bamenye nuko umubiri wa Mobutu utigeze ushyingirwa mu gihugu cye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yamaze imyaka igera hafi kuri 31 ku ngoma, ariko agwa mu ihungiro, maze nibyo nakwita kugwishyanga. Aho kugwa mu buhungiro mu gihugu cya Morocco mwaka w'1997 azize kanseri. Iyi kanseri kandi yari arwaye mu myanya y'ibanga y'abagabo nk'uko urubuga rwa The Guardian akadomo.com rubitangaza. Ibi kumva ko yari arwaye mu myanya y'imyibarukiro biratangaje. Iki gihe kandi wakibaza uti kanseri ijya kumwica byari bigenze gute ku buryo uyu mugabo atigeze yivuza kare. Uyu mugabo kandi yari umunyadukoryo ukomeye cyane mu buzima bwa buri munsi kandi bwa buri gihe. Uyu muperezida ubuzima bwe buratangaje.
butandukanye n'ubw'abandi ba perezida tuzi kandi buratandukanye. Uyu yigeze ahamagaza Muhammad Ali na George Foreman, bari abatera amakofi cyane bakomeye icyo gihe ngo bahe ibyishimo abanyezayire, maze hakikirira imari ikomeye cyane ya leta ingana na miliyoni zigeze kuri 5 z'amadolari y'Amerika. Ushize mu manyarwanda urasanga zigeze muri za miliyari nyinshi cyane. Ubu kandi iyaba bikoze aka kanya muri intambara ya Kongo, ubanza nawe yari mu makatiwe cyangwa se agacibwa umutwe, kuko gutikirira amafaranga mu bikorwa nk'ibi ngibi ni agasuzugo kandi ndetse no guta umwanya ku bihugu bitandukanye, ku buryo ni akanya gatoya ku buryo isambu cyangwa se imitungo yawe ishobora kuba yahatikirira. Amabuye ya Kongo, amasambu ya Kongo yose yaragereye ku mutungo w'uyu mugabo. Uyu mugabo yarakomeye cyane. Benshi bavuga ko kandi k'intambara cyangwa se gusesagura amacakube ndetse n'ivangura amoko ryaranze abamukomotseho ari amaraso y'abasi bakurikije. Uku kandi kuvangura kw'amoko arimo ubwoko bw'abahutu, abatutsi ndetse bari muri Kongo byahereye kuva na kera. Ubu abahigwa n'ubwoko bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda ari bo abakongo cyangwa se bazi ku bwoko bw'abatutsi. Iyi ntambara ikubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aka kanya na n'ubu iravuza ubuhuha kandi benshi bari guhunga. Abenshi bavuye mu byabo, abayobozi bakomeye cyane bamaze kwicwa barapfuye, abandi barahunze, abandi kandi bakomeze kwatikira ubuzima. Bamwe barafatwa ku ngufu, ndavuga abagore n'abakobwa. Aba kandi abahigwa bukware ubanza ariyo mpamvu M23 yahagurutse ngihangane ndetse n'abayobozi ba Kongo Iharanira Demokarasi ya Kongo bayobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Iyi ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo, si aho ngaho gusa, usibye gufata umujyi wa Goma na Bukavu. Benshi bati twifuza ko twagira no muri Kinshasa. Aya n'amagambo y'abayobozi bakomeye cyane ba M23. Uyu mugabo wagiye urangwa no kurangwa n'amacakubiri, benshi bavuga ko ari inkomoko na n'ubu ngubu bikaba bikigirwa n'ubu ngubu. Nitwa Eric Nshimimana, komeza ukore subscribe, ukore share na yindi niguza na ubutaha.